Hey y'all, come look at this. Ajya Skoving iryo bere ryawe ngo rimeze nk'iki? Uzi kureba ibere rya Skovia rimeze nk'isogisi ry'umushumba. Nza nkasanga rihagaze ritya. Nabonye hari ahantu basigaye babyitaho we. Oya ndajyayo bari simamisha. Komeza umbwire ngo kuri simamisha bisaba iki? Urumva simama ntaje. Narumvishe ngo bakuraho n'ibicece. Oya yeta ese ko tumanuka turi benshi. Ubuze ikintu gihari. Abakiriye babo guhera ku myaka 35 kuzamuka. Kanombe turatonda ngo muratonda umurongo ngo bagire ngo mumeze nk'abari gufata iki? Ngo bagiye ngo turafata ipusho. Kwari twe basa. Ko reba ibere rya Skovia rihagaze riki. Ibaze nawe ibere rihagaze ry'umuntu wonkeje. Hari udoro urabona nka mukobwa wanje uyu. We yonse iminsi myinshi. We niwe wonse igihe gito musaza we niwe wonse igihe kinini. We yabigenza gate? Yagira gatya karikatana muri korodoro ngo nibera afite mu kanwa kare nkabwa ndekura kafunwe. Netotira amabere ya nyoko urayatwaye. Twikomereze rata Skoving. Bihina hariya nyine ngo aramuhubwe abakuru murumva icyo mvuga. Ari meya subwira vice meya. Oya bugurumestiri yabwira umuntu wo mu bantu abangaba bahamiriza cyane bakakora bakagira n'amavaze meza. Ati wampaye ko ari umuti nishakira. Nishakira. Ngo amukubise pasi. Hayira rimwe. Bukeye ngo haza undi muntu w'umusirimu. Nawe ushaka ibintu nk'ibyo se? Arambwa atariko ati wakama atariko amagambo mugira ati urarara ubivuze ati jewe ati ko nahaye bugurumestiri narabivuze. Nuko ababishize hanze. Ati bugurumestiri je naramuhaye ndamwongera nigeze mivuga. Ati hari uwo mwabyumvanye? Hari uwo wabyumvanye nawe ntabyo nzavuga ariko abagize ate arabivuze. Ashkov ubona baririmbye b'iminsi badahogoza. Oya Imana y'u Rwanda nidukiza ababaririmbye pe ariko nanjye niba ari uko bimeze ntabwo nasigara mu nshake diplomate. Nawe se urashaka gukora collabo? Harya ngo bakora ibiki iyo mwaririmbye muri babiri babyita bate muri ya system? Byita featuring. Oya bahuye abahanzi bakoranyemo. Banza ari byo bita featuring. Nibyo. Ugiye gufeaturing na diplomate. Ni impamo ya Mungu ajya avuga ati karamiranyerera nti nanjye nkayitora. Sirapere. Zari bakenshi umuntu watwikaga mu kigo. Iyo ishuri irangiye aba fake. Sha biragora. Oya nubundi yugabwirira utwitse uratwika mwana. Hari nk'umukobwa waratigisaga nk'abahungu mu kigo nyine abahungu ba segonderi kuko ari mujyane muri kantine. Yamenyera ubwo buzima nasohoke hanze turebe. Abagabo nubundi arabatigisada. Abo baye wabaramenyera abasore muri segonderi agaho kigaruka amenya kubayaza nago bishoboka. Kubera iki? Bambwira ngo amenye umusore uzagura icyayi cya desa. Uzamenye kubwira umugabo w'Ikigali ngo ngurira imodoka. Ariko hari nashonje. Kanyombya Yesu uramuzi? Yesu mbese ninde? Ndagutikura. Yesu n'umwana w'Imana. Imana yarongoye nde? Wowe ko ushaka umugeni nimumara kubyara umwana azaba wani. Azaba wani. Nyine Imana yanyujije umwana. Tujije he? Muri Bikira Mariya. Mariya yasamye inda y'umwuka wera. Yaje abereye he? Natoraguye na mayo ubu mayo yenda cyana yibitse. Umukobwa ro nanjye nakundaga ariko yaranyanze. Wari waramuterese arakwanga neza. Terese gatatu yaranyanze. Shakisha hano umukobwa nyara ndahabeheba. Ndakumva gatanu kuri kagenzi kako. Sindano yanyaraga nk'ipusi. Uri pusi ni wamenya niwapfa kumenya no yihereye. Iracukura igataba. Byarangiye uhabuze burundu. Higa ndaheba neza ndahabura. Hari umujama wambwiye baturanye tero no mukobwa ateragiye mu gitondo ajya kubyuka. Yego ndakumva gatanu kuri kagenzi kako. Kwa tujori bajya babihagarikamo. Kajya kukamena mu rutoki. Tero uzamurarire mu gitondo nabyuka. Tana zazimena uzarambike hibaba. Yego. Bo. Ndarira umunsi wa mbere ntiyasohoka. Giseriye se koko warharariye. Umunsi wa kabiri ku wa gatatu mbona rasohotse iraga n'agasume ajya kuzimena mu rutoki. Ubwo none uhita ujya kurishirayo. Ndagenda none n'abantu iyo yashize rimwe aragukunda iyo yashize none mashize abiri yankunda gapfa. Ndagenda ndayahashize. Umaze kuhashira abiri. Ibyago byanjye rero. Yego. Ntago zari nkayize wenyine. Zari za famille. Ntabwo ja pirate ibintu bye byose abari pirate nibyo uri kudufera. Zari za famille. Dore famille ngirankunda ise nyina nyirakuru bari umuntu. Kandi uzi ngo ntabwo bikora. Genda ntabwo bikora. Ndagapfa. Oya abantu bazandike muri comment tuzabibona. Iba ryamatene. Ako kadoba kari korabo. Kari korabo. Kai kameze nka jugumira. Easy. Peter. Kade.
ariko warasaze pira ariko ngo i Kigali ibintu byarakomeye. Ibintu birakomeye ejo bundi mu Gatenga umuzungu yasanze ahantu abayede bari kwinywera urwaga. Yego ndakumva. Umuzungu bagira amatsiko kubi bati si ibintu biki muri kunywa baramuhereza umuyashinga mu rwagwa. Yego aranywa akajya avuga ngo squit hagurutse ati tiko byanze baticara tubwo bakumunyitse byarangiye.